hari domo twavuga ngo muri vacances ni igihe cyo guhindura activité, guhindura ibikorwa. Ni igihe cyo kwiga ibintu. Mbo patronage yatangiye bayikunda mu Rwanda, mu bigo byacu bya Salesiani, hari abapadiri b'abazungu bikesha Imana nyine yagiye iha abantu imihamagaro itandukanye. Mu cyabuze ku babyeyi bamwe abarabyeyi bose ni gutekereza umwana. Ese umwana yifuza kugira kuki? Bako ni umutima Nyagasani Yezu yaje kudukongeza nk'abakristo. Reka twishimire kuba namwe bakunzi ba Emi Pro Media TV. Uyu mwanya kubura amahirwe tubonye twifuje kuganira na Padiri Asifiwe. Ni umupadiri umwe mu bakunda urubyiruko cyane, muharanira iterambere ry'urubyiruko cyane, ariko nko muri kino gihe cya vacances ni ikigo kimwe abamo tuza kuza kuganira muri byinshi cyifuje guhuza urwo rubyiruko n'abana mu iterambere. Mahirwe rero nkaya ngaya tugiye kujya muri vacances twifuza kuganira namwe kugira ngo abana bifitemo impano, abana bifitemo ingabire bahawe itareno idatakara mu kino gihe cya vacances. Padiri tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego rwose. Yego, ndakubona urishimye ise ku byishimo byo ari byo Nyagasani yaguhaye bihorana iteka ryose. Urasa neza rwose. Uyu munsi se nahe makuru mudufitiye hano iwanyu muri Don Bosco, muri FAK, turabona murasa neza, abanyeshuri bari mu bizame ariko hari nabo bamwe bajya kujya muri vacances. Uyu munsi abana bagiye basubiye ku ishuri, abana baratsinze muri FAK? Hari abakibo, bamwe baratsinze, bamwe baratsinzwe, ariko hari abarimo barategura ikizamini cya leta. Yego. Abafinaliste bazarangiza kuwa gatatu ejo. Yego. Ngo bazarangiza ikizamini cya leta. Turizera yuko bazatsinda kandi turabasabira. Yego. Yego. Twifuje kuganira nawe Padiri nk'umwe mu bakunzi b'urubyiruko, mu bafasha urubyiruko ko nawe wabaye urubyiruko. Ubundi mu gihe nk'iki ngiki umunyeshuri muri vacances, mbere ko tuza kuza kuganira ku cyo nshaka ko tuganiraho, umunyeshuri muri vacances akwiye kwitwara ate yavuye ku ishuri ageze mu rugo? Ni igihe cyo kuryama? Oya, ntabwo ari igihe cyo kuryama, ni igihe cyo hari domo twavuga ngo muri vacances ni igihe cyo guhindura activité, guhindura ibikorwa. Ni igihe cyo kwiga ibintu utari usanzwe uzi. Bangewe mbona ko bivanye n'ubufasha famille ifite, uburyo famille ifite, bango ngiye ngomba kwiga iki kintu, bigatuma rero vacances zikuviramo kumenya gutera imbere mu bumenyi, muri talent, mu mpano, bigatuma rero vacances zitakubera igihe cyo gutakaza. Yego. Imanza ari byo twifuza gukora, gufasha urubyiruko muri iki gihe nyene. Yego. Umuryango w'Abasalesiane biraje mutagatifu Don Bosco, hari ibikorwa byinshi byagiye biba muri umuryango. Ndibuka tukiri abana mu kigo cya Gatenga twari tuhahurira mu patronage, ariko kugira ngo mbere na mbere tuzamure impano muri buryo bwa patronage. Uyu munsi ni yihe motivation ibatera kwita kuri urwo rubyiruko? Ese kuki patronage muri misi yazimiye? Abariho duhera. Ikibazo cy'intango cyoroshye. Yego. Mbo patronage yatangiye bayikunda mu Rwanda, mu bigo byacu bya Salesiani, hari abapadiri b'abazungu bayikoreshaga, abana rwose bakaza, hari ibintu bishya cyane babonaga. Noneho rero bigera igihe abazungu barasaza, tuvuge ngo iryo shyaka bari bafite muri patronage ryagiye rigabanuka. Sinzi mba kubira iki ibihe hari wenda, ariko dushaka kongera gukora kugira ngo kuribyutsa, kugira ngo umuntu wese uzayugera hangaha mu bigo byacu ajya asohokana akantu, watanye ikintu kizagufasha mu buzima bwawe. Numva yuko ari icyo kintu. Indi motivation ni nk'Abasalesiani nyine twisumbuye Don Bosco, we yarazwe urubyiruko n'umubyeyi Bikira Mariya na Yezu Kristo, kuko yagiye abonaga urubyiruko rumeze nabi, akajya muri prison, mu buroko, abantu rwose bameze nabi, akavuga ngo urubyiruko rwagize angaha mu buroko kubera ko rwabuze abantu babitaho, ikiganza kibitaho. Donc ces jeunes ont besoin d'une main secourante. Donc abajene bakeneye ikiganza kibashyigikira. Yego. Manza yuko mu magambo make muri Don Bosco ko yabayeho yivuze kuba ikiganza gishyigikira urubyiruko, kugira ngo urubyiruko rugire ku nzozi. Yego. Zarwo nanone ngo
bituma rero akora byinshi afashijwe n'Imana n'ingabire Nyagasani n'abakristo bafite umutima mwiza ibintu ageza ku rubyiruko ahantu heza cyane. Yego. Ndabyibuka tukiri abana hari nimwe turirimba ngo twagize amahirwe mu 54 ubwo abasereziyane bazaga mu Rwanda kwita ku rubyiruko. Bigendeye muri uwo muco wo kwita ku rubyiruko habamo no kuzamura impano. Ubona ari iki cyabuze mu babyeyi, ubona iki cyabuze mu rubyiruko cyangwa se ababyeyi ubwabo nyirizina kugira ngo bongere bagarure muri wa muco abasereziyane bagiye bakundisha urubyiruko n'abana? Mu cyabuze ku babyeyi bamwe n'ababyeyi bose ni gutekereza umwana. Ese umwana yifuza kugira kuki? Ese umwana wanjye mwifuriza iki? Kuko niba muri vacances umwana aza umuha ibyo kurya gusa gufungura akaryama akabaho gutya na gutya, muri wowe nk'umubyeyi udafite ngo mwifuriza iki? Nifuza ko umwana wanjye agira kuki? Ndizi ko hari n'ababyeyi iyo babohereje abana muri seminari cyangwa se ahangaha kwishyura ngo padi umwana wanjye mbona ko afite intege nke muri iki kintu, ndabona umwana wanjye afite ingeso runaka mumumfashirize. Bako umubyeyi yababona umwana, hari ababyeyi babona abana babo ugasanga ngo ndifuza ko mwamufasha muri iki kintu na kiriya. Hariho n'abandi rero usanga ari aho ngaho umwana ntabwo arafungura. Icyo nicyo cyabuze mbaje kumutekerereza, kugira inzozi nziza. Hari n'ibyo tudashobora kurega ababyeyi bibaye n'amikoro aho umubyeyi abona ko hari ibintu byinshi, ibibazo byinshi, bigatuma rero yita ku bintu by'ingenzi ku muryango. Nibyo kubyerekeye rero twebwe harabuze iki, numva ko twe ubutumwa turabukora nuko wenda petite kera nta bintu bya publicité. Kiliziya Gatolika turayishimiye ko hariho televiziyo Gatolika n'abandi bakristo Gatolika nka ba Emi Pro usanga bifuza guteza imbere inyigisho, umuco Gatolika, ibyiza bya Kiliziya ni byiza cyane. Mu mwanya nk'uyu nguyu rero wo kugira ngo ababyeyi bumve ko kongera kubyutsamo abana n'urubyiruko yazamano n'ahandi zahagaragarira atari mu mwanya nk'uyu nguyu, aho abasereziyane padiri afatanya n'ababyeyi kugira ngo noneho bite kuri rwa rubyiruko. Ko abana batarabawe nubwo uri umubyeyi, uri umusaseredoti, kuki mwongera kugira rwa rukundo rwo kugira ngo mu babyukirize z'amano ababyeyi bwabo bwite ku mubiri baba batabagiriye? Kubera ko abana baba batarabawe kuja kubitaho no kubera iki? Numva ko ibyo kuko ubukristo turimo turabakristo budusaba kwita ku bandi. Baho ku cyumweru y'avanjiri yasomwe y'umusamaritan mwiza wagiye kwita ku muntu yasanze bamukubise bamugize gute amwitaho, bavuga ngo amutangaho n'ibyo yari afite byose. Bako umutima w'impuhwe utuma utagira barriere, utuma abantu bose ubakunda, ugahinduka nka Kristo, ugahinduka nka Yesu Kristo. Hanyuma rero ukagira ngera amagambo yankoze ku mutima, aho nyine umusamaritan mwiza avuga ngo yasanze nyine wa muntu bamukubise, umurevi umusaseredoti ramubonye arigendera, wamubonye ngo amugirira impuhwe. Uwo mutima ugira impuhwe yubonye umuntu uri muri situation zitameze neza, umurwayi ntabwo ari umwana wawe. Bako nuwo mutima Nyagasani Yezu yaje kudukongeza nk'abakristo. Bikagira rero umusereziyani Don Bosco nibwo butumwa Nyagasani yamuhaye ingabire idasanzwe gukunda urubyiruko. Bituma rero ngo urubyiruko vous êtes ma raison d'être. Ni mwebwe rwose ibyo nkora byose nuko ko Nyagasani yamarwa urukundo ndabakunda. Bako ni charisme. Muri Kiliziya Gatolika tugira ntuza bya charisme, cyangwa se ubutumwa budasanzwe Imana ibaha nk'abasereziyani muri Kiliziya, bigatuma rero mwubaka Kiliziya. Muri urwo rukundo rero Imana bahaye nka charisme cyangwa se nk'ubutumwa bw'umwihariko nk'abasereziyane, muri gutegura iki urubyiruko muri kino gihe cyo kujya muri vacances? Muri iki vacances rero ni igihe rero kidasanzwe cyo gutegura imikino y'urubyiruko yo gushiraho gahunda
ibafasha. Yego. Bako umwaka wose twirwa mu bintu byinshi, hari ibyo dukorera abana, ariko dufite vacances ni igihe rwose hari gahunda zo zihagarara. Tugafata ukwezi twita ku bana. Hari patronage rero twateguye, patronage ifite ntuza insayamaze kugira ati ngo nitube abahamya b'amizero nka Don Bosco, kuko Don Bosco ubuzima bwe yabayemo. Turi umwaka w'amizero, ni byiza ko abantu twakwihambira kuri Nyagasani Yezu Kristo we soko y'amizero. Hanyuma rero tukabona ko Don Bosco mu buzima bwe yabaye rwose umuhamya w'amizero, yifuza kuba ikiganza gifasha urubyiruko, kuba ikiganza gishyigikira urubyiruko, kuko abajene bafite ibintu byinshi, inzozi, ariko udafite mu gushyigikira. Undani ibyo twifuza no guhamagara abakristo. Yego. Ni ibihe bintu ukora umukristo. Hari abantu nzi baba musiciens b'abahanzi, ugasanga ko afite impano ariko nta bantu bamushyigikira. Ibyo bintu rero nibyo tugomba kugerageza n'abakristo twibabwira, nyaboneka dufashe urubyiruko. Nawe urebye ubuzima wanyuzemo, hari abantu bagushyigikiye cyane rwose. Ntabwo wafashwe n'ababyeyi bawe bakubyaye gusa, ahubwo hari abantu Nyagasani yagiye akoraho hanyuma baragushigikira. Yego. Hano muri paruwasi yanyu, paruwasi ya Marie Auxiliatrice, hari umwihariko mujya mugira, noneho mwongeye no kugarura ibyishimo muri bababyeyi, mwongeye guhuriza hamwe abana muri patronage. Haza bakwebemo ibintu byinshi, harimo ubumenyi kuri computer, kwiga ibijyanye n'umuco nyarwanda, kwiga kuganira ku ijambo ry'Imana, gusenga, guteza imbere impano umwana afite. Impano murazibyutsa. Hari abana benshi bagiye bagira amahirwe kuvumbura impano zabo biturutse kuba barahuriye hamwe n'abandi. Tuzi abakinnyi b'umupira bagiye bakomeye, tuzi abahanzi bagiye bakomeye mu kuririmba, tuzi mbega abantu bagiye bavumbura impano zabo binyuze muri patronage nk'ihuriro. Ibyo mubikesha iki? Ibyo tubikesha Imana nyine yagiye iha abantu imihamagaro itandukanye nk'abasalesiani, ubukristo. Nifuza yuko peut-être ibyo wavuze ngo hari abantu nyine bagiye batera imbere kwa ko bagiye bafashwa na za patronage zitandukanye, bavumbura talent zabo zirazamuka. Nyine abantu nifuza kubwira abantu yuko muri patronage ntabwo ari ahantu akoreza umwana nyine ngo atakarize igihe. Nabuze iyo najya reka ngiyo. Sibuzerake iyo dushaka yuko voilà umwana azi imuzanye ko aje kwiga ibintu, kuko hari n'ibyo ababyeyi bifuza. Umwana wanjye nifuza ko yiga computer, agira ubumenyi mu byerekeye gukoresha machine. Nifuza ko umwana wanjye agira gute yifuza ibi ngibi Yego. Rero bisaba ko twahamagara abantu nyine dufite amahirwe mu kigo cyacu, dufite mu byari ishuri, dufite n'ibikoresho bitandukanye. Izo serivisi zose rero bisaba yuko habaho ubufatanye n'ababyeyi kugira ngo ibi bishoboke, umwana azarangize igihe cya vacances hari ikintu byamusigiye. Numva yuko ari ibyo ngibi dushaka. Rero nta bari cyo gutakaza. Yego. Padi urakoze cyane, ariko none ndagira ngo no tubyinjiremo nyirizina. Hari icyo watangiye usaba ababyeyi kongera kwibuka ko patronage ari igihe cyiza cyo guhuriza hamwe abana no kugira ngo babana bivumburemo za mpano, bagira ibyo bongera kumenya mu bwenge bwabo, mu myigire. Ariko mu mwihariko hariho ingeri z'urubyiruko n'abana. Uyu munsi nabo tunahamagarira ababyeyi bari muri Archdiocese yacu ya Kigali, by'umwihariko abatuye hano Kimihurura n'abatuye mu nkengero zabo, ndetse by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali, abumva bose ko abana baza ni karibu. Ariko tugende tugaruka ku bizabera hano. Harimo kugaragaza impano z'abana, harimo kwiga ubumenyi kuri computer, kwiga ibijyanye n'imbyino. Ibi byose harimo kwiga, kandi tuzi ko mu rubyiruko ndetse no mu bana ubushobozi babutangana. Birasaba iki mubyeyi dukurikira? Twebwe rero hano ubu mwana wese tumushakira arisanga pe. Yego. Arisanga kuko nk'abasalesiani hari abana bakene, bako nibo bambere Nyagasani twitaho. Tukabashakira n'abandi bantu bashobora kubafasha. Turashaka nk'umuntu uje gutanga muza formation runaka iri spécialisée. Tuvuge nimba muri horaire, ngo voilà amasaha runaka
azagenerwa kwiga ibi bintu. Yego. Hazatumirwa abantu bazaza gutraininga abana. Nuko nyine hari uburyo nyine tuzaba. Hari rero ubufasha buke tuzasaba ababyeyi kugira ngo bagire bagire icyo batanga gikeya bivaye n'ubushobozi bwabo. Dufite na trip bana bazasohoka kuko abantu twakira bafite ibyifuzo bitandukanye. Yego. Hari nk'umubyeyi ngo ndifuza ko umwana wanjye yafatwa neza, ndifuza ko umwana wanjye yakwiga ibi ngibi. Hari abandi bantu bisaba gushaka abandi bantu bafite nk'abakristo. Yego. Basapotinga abantu. Hari n'udufasha twe dutanga nk'abasalesiani kugira ngo ishoboke ariko ibe isa neza, imeze neza cyane kugira ngo ifashe twese twisanga imyo gahunda. Yego. Reka nanjye mpamagarira ababyeyi muri rusange nko twatangiye tubivuga kuko ibi byose abana baba bikenewe, urubyiruko byose baba bikeneye, ariko cyane cyane nabonyemo ko muza mufitemo n'umwanya wo kwigisha abana umuco, harimo kubyina, kugaragaza impano za football, ko ababyeyi muri iyi minsi ntago uburere n'uburezi bubirangirira mu ishuri bisanzwe. Uwo mwanya rero nawe urakenewe. Ndagira ngo nawe umfashe kugira ngo duhamagarire ababyeyi batwumva badukurikiye kugira ngo abana babo bazabazane. Njye kumenya ko hano muzamufite patronage, nabonye ko kwiyandikisha zabura amafaranga 1000. Kandi muzagira n'umwanya wo kugira ngo abana baruhure mu mutwe musohoke, aribyo bitwita ngo ni trip mu ndimi z'amahanga. Ibyo ni umwihariko wanyu hano muri FAC Don Bosco. Ariko Pere, hari ikibazo kigiye gikunda kubaho wenda nk'ubushobozi. Uyu munsi ndagira ngo tubwire se umubyeyi udukurikiye uyu mwanya kuri EMI Pro Media, umubyeyi twumvishe hari ashaka gusaba ibindi bisobanuro byimbitse kugira ngo munaganire, hari uzishyurira abana wenda 10, hari umukristo dukurikiye uzishyurira abana 5. Uyu munsi ashaka amakuru arambuye usije kuba bimenya hano kuri EMI Pro Media, ahandi yabasanga ni hehe? Ahandi yabasanga kuri paroisse ya Kimihurura, hari nimero ya telefone. Hari ukugana ubukarani bwa paroisse ndi kuri FAC, hari ababyeyi benshi bigisha abana babanga kuri FAC, benshi afite nimero zanjye. Ariko nimero yanjye irahari. Irango bari kubona kunyakira amashusho ya televiziyo. Yego. None rero bashobora kuduhamagara ndetse bakaduha n'ibitekerezo. Barabye usanga bafite ibitekerezo byiza cyane, iyo bateze amatwi mukagira rwose usanga mwakorana byinshi. Bigatuma rero tunoza service, tunoza mbese ubutumwa. Icyambere nuko muri patronage dukora muri style y'abasalesiani. Patronage idasa cya evangelisation. Kuko Don Bosco avuga ngo kugira ngo kuri urubyiruko umaze wakunda ibyo bakunda. Uvuze ngo bajere muze ngo dushengerere, ngo muze ngo hariho gahunda y'inyigisho, usanga ubona babandi nyine basanzwe ari abakristo. Ariko babantu bari kure ya kiliziya bakurwa n'ibindi bintu bitari ubukristo, biza gusheza gahunda dushira kugira ngo izigere, kugira ngo zishoboke. Rero bisaba uburyo, sibyo? Uburyo ibintu byiza cyane bisa neza, icyo biba bikeneye ubufatanye n'abantu n'abakristo kugira ngo ibintu dukora by'urubyiruko bige ntitwinubire gusa urubyiruko. Yego. Ngo ntibakora ibi ngibi kuko nabo bafite ibintu bibakurura cyane. Biza gushaka rero ibintu byiza ibakura bisa neza, kandi numva ko ari byo tuzakomeza gukora dufatanyije n'abakristo bafite umutima mwiza. Yego. Hari abana bifuza kuzaza, ariko uyu munsi hari icyo bibasaba, nko twabivuze mu kwandikisha ni 1000 ndetse n'ayo mafaranga ya trip 8,000. Ariko uyu munsi ndagira ngo umare impungenge ababyeyi, kandi nugire nicyo ubwira abana bazitabira muri byinshi twagiye tubigarukamo mu mpano zigiye zitandukanye. Ndagira ngo none tumare impungenge ababyeyi, twongeye tubashyireho za mbaraga z'icyo bifuje kera kugira ngo bongere bamenye ikiza cya patronage n'umwihariko hano muri Don Bosco, hano muri FAC. Kwiyandikisha ni ryari, patronage zatangira ryari, kugira ngo none ababyeyi nabo bamenye uwo munsi nyirizina? Kwiyandikisha byaratangiye kuva ku cyumweru hatanzwe itangazo mu kiliziya yuko twatangiye kwandika abana. Twiza ko abana baba benshi cyane. Ikindi kintu nuko kameme ibyo twateguye, proposition dufite ni nziza cyane. Urazi ko kugira ngo
iyo ngo by'umupira w'amaguru ibiki bigiye kugira ngo ukore neza ikintu ugomba kukiga. Niba ushaka ngo mpinduke umusizi par exemple, sibyo hari umuntu uzaba training mbyerekeye umuco nyarwanda, kugira ngo bikore neza urabyigira. Ntabwo ari ibintu ukora nka kimeza, uburyo bwa kimeza, ibintu byose rero urabyigira, kandi tuzabikora neza kame mu byo twitegura na za formation. Dufite ikipe yego imeze neza cyane, bameze neza kandi murabumva muri byose, no muri volley umwana aje kwiva gutoza muri volley n'imyaka zitandukanye. Donc umuntu wese umwanya we tuzamufasha mu myaka ye, mu gihe mu rugero rwe dizo muri ntuza. N'abantu b'abajene b'abadolescent bafite amaraso ashyushye nabo tuzabafasha. Yego, hari ubutumwa bw'umwihariko wumva watanga tugana ku musozo? Ubutumwa bw'umwihariko rero nta wundi bwo gutumira ababyeyi, turabakunda. Ntabwo ari byiza ko umwana wawe yamara igihe cya vacances ari kuri TikTok cyangwa se ari kuri film. Yego. Arabana bamwe twabaza ngo wowe bite vacances byangize ngo ndabyuka ngo saa 5 kuri TikTok, kuri ntuza gusa kuri za réseaux sociaux, nta kintu gifatika wize, nta kintu abakuremo. Kandi dushaka gukura, buri muri sabasha yifuza gukura, kwiteza imbere muri domaine zose. Karibu rero turabatumiye, muzabuhereze, bizaba bimeze neza cyane. Murakoze Padiri, reka tugushimire. Yego, nenda bashimiye. Murakoze. Tukumwe rero na Padiri Asifiwe, akaba akora ubutumwa hano muri IFAC Don Bosco, akaba akunda urubyiruko, yanabahamagaraga cyane kuzitabira patronage yavuze kwizatajya ku matariki twavuze haruguru. Reka tumushimire tubikuye ku mutima. Murakoze cyane. Murakoze namwe.